cyiza. Bavandimwe, niba bishoboka mubanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Bakundwa, nimwiyoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditse mu guhora n'ukwanjye ntigizitura ni kuwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza mugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Amara yo muri mwe, amara yo muri mwe, amara yo muri mwe. Data mwiza mu izina rya Yesu, turushyira mu biganza byawe Nyagasani kugira ngo uzubane natwe, utuburijeho. Turashaka amabari wowe gusa ugaragara hatigaragara ahantu. Bane natwe kandi utwishimire, uduhe iterambere ryuzuye ibyishimo n'umunezero, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Twabere Imana basaba Daniyeli igice cya 6 ku murongo wa 6 ni page 830 mu ruhande rw'isezerano rya kera. Ingingo nk'uko dusanga muri Daniyeli umugabo w'intare ku murongo wa 6, bukeye abagabo baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse tubona amagambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakare umuseso agenda yihuta ajya ku rwego rw'intare, ageze hafi y'urugo rw'intare, ageze urunare Daniyeli yararimo atereza ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli umugabo w'Imana ihoraho, mbese Imana yagukorera iteka yabasha kugukiza intare? Daniyeli aramusubiza ati Nyagasani uhoraho. Indirimbo ya korali y'abanyeshuri mu Tibeti.
ibizira. Ibice gatatu nuko byose bizamurwa bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye i Kaisariya banumweho bahagarara imbere y'inzu twari turimo. Umuce cyo mu butumwa bwiza tugiye gusomerwa turagisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Yohana wera. Igice ni cya 13 turasoma duhereye ku murongo wa 31. Icyubahiro amaze gusohoka Yesu aravuga ati noneho umwana w'umuntu arubahirijwe kandi Imana nayo yubahirijwe muri we, kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we nayo izamubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto, muzanshaka, kandi uko nabwiye abayuda nti aho njya ntimwabasha kuhajya, namwe niko
ese dukomeze tuberanywe nabyo kuko imbabazi zawe zihoraho iteka oya ntibikwiye kuko twamenye itumwami wacu yesu adushakaho isi y'ubura n'ibigeragezo baruhutse benetse no gupfisha ibyo bigatuma ducika intege tugatandukira tugacumura ese dukomeze tuberanywe nabyo imbabazi zawe zihoraho iteka oya ntibikwiye kuko twamenye umwami wacu yesu adushakaho igira icyo tukuganza ahubwo nshuti besheje ikibi cyiza amazi wawe nasonza umugaburire besheje ikibi cyiza buri munsi inyangamugayo besheje ikibi cyiza igira icyo tukuganza ahubwo nshuti besheje ikibi cyiza umugenzi wawe nasonza umugaburira ryama besheje ikibi cyiza besheje ikibi cyiza ibyo yosefu nawe yanyuzemo mbese baramaze baramugurisha ariko abafatanya mu gihugu cyabo arabyirengagiza arabagaburira umwami wacu yesu nawe yaje mu isi azanywe no gucungura umwana w'umuntu ariko rwose ntibigeze bamwemera baramugambanira baranamwica ibuka ibyo yosefu nawe yanyuzemo mbese baramaze baramugurisha ariko bafatanya mu gihugu cyabo arabyirengagiza arabagaburira umwami wacu yesu nawe yaje mu isi azanywe no gucungura umwana w'umuntu ariko rwose ntibigeze bamwemera baramugambanira baranamwica igira icyo tukuganza ahubwo nshuti besheje ikibi cyiza umugenzi wawe nasonza umugaburire besheje ikibi cyiza besheje ikibi cyiza igira icyo tukuganza ahubwo nshuti besheje ikibi cyiza umugenzi wawe nasonza umugaburira ryama besheje ikibi cyiza
kuganza ahubwo nesheje ikibi cyiza umugambi wawe nasonza umugaburire nesheje ikibi cyiza tukazikora aho buri munsi inyangamugayo nesheje ikibi cyiza ikindi cyo kuganza ahubwo nesheje ikibi cyiza umugenzi wawe nasonza umugaburire nesheje ikibi cyiza tukazikora aho buri munsi inyangamugayo nesheje ikibi cyiza bagira ngo tubasabe muhaguruke mutuze inama zanyu zo muri paruwasi ya Kageyo dore wigeze ibikorwa byabo muri iyi minsi yafatanije na komite nyobozi yabo reka n'abadusuhuza turi kumwe n'abaturutse mu Gina hariyo Cyimana Gaspard uri kwimenyereza umurimo wa gishumba muri paruwasi ya Mugina nawe uruka dusuhuze hanyuma abaturutse mu Gina badusuhuze amena ndasubiramo noneho abagabo mwese muri mu iteraniro muhaguruke mudusuhuze uzi ko ari umugabo wawe ukadusuhuze rimwe kabiri gatatu abadamu mwese muri mu iteraniro muhaguruke mudusuhuze rimwe kabiri gatatu murakoze cyane abasore mwese muri mu iteraniro muhaguruke mudusuhuze abasore rimwe kabiri gatatu haleluya amena urubyiruko rw'abakobwa rimwe kabiri gatatu abana mwese muhaguruke mudusuhuze rimwe kabiri gatatu amen turashimira Imana kuko uyu munsi yaduhaye aho twaturutse hose cyane ko mu gihe cya none kujya guterana bitewe n'aho baturutse
bitewe n'aho uvuye ni zimwe mu nsinzi bimwe mu kunesha kugaragaza kwizera kw'abakristo. Nk'uko mubizi kuva mu mwaka ushize mu kwa karindwi abakristo turi mu isomo, turi mu kizamini, turi mu igeragezwa, kandi tudashidikanyije birashoboka ko iri gerageza n'Imana ifitemo uruhare. Haleluya, amen. Kugira ngo rero kwizera kwacu guhagaze hehe? Yesu yamaze iminsi myinshi, muri yo hari imyaka 33 yamaze ari ku isi, nyuma yayo amara indi minsi 40 amaze kuzuka kugira ngo asubire mu ijuru. Turi muri iyo minsi kuva kuri Pasika, dutegereje iminsi 40 Yesu yamaze kugira ngo asubire mu ijuru. Amaze gusubira mu ijuru hashize indi minsi 10, aho umunsi mukuru wa Pentekote ariwo dutegereje itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Ariko iminsi iri hagati hano ifite icyo ivuga. Yesu amaze kubana n'abigishwa be imyaka itatu yagushijwe n'iminsi 3 gusa. Kuko yamaze imyaka 3 agendana nabo, asangira nabo ibyo kurya, asangira nabo ibyo kunywa, ararana nabo, ajya kuri toilette aho nabo bayigagaho. Ariko iminsi 3 yayindi Yesu yikoreye umusaraba, akajya ku musaraba, benshi basubiye inyuma, baramuwe. Bamwe mu bari mutima ze baramwihakanye. Petero wazaga mu imbere, Yesu yari yaramubwiye ati nk'uko itarabika uragihakana gatatu. Uko imaze kubuka, Petero yibutse ibyo Yesu yamubwiye, ndetse Yesu aho yari barakebuka aramureba, nuko Petero akagira agahinda. Ariko mwibuke hagati aho uwitwa Yuda we mu mutima wari urimo gusaba yawe. Yuda Yesu yari azi ko Yesu afite ubushobozi ari bubyikure, ariko yibagiye ibanga rimwe. Yesu yari afite ibanga ryo kubabazwa kugeza apfuye ku bw'ibyaha byanjye n'ibyaha. Ibyo birangiye, Yesu yarapfuye, Yuda ariyahura, Petero abura abajya. Abigishwa ba Yesu n'abantu bamukurikiraga nk'abafana, abo bose bagize ikibazo. Tubwirwa neza ko abigishwa ba Yesu 11 bari basigaye. Petero mu byo yashoboye gukora bya nyuma by'ubutwari, yakodesheje icyumba ahantu mu nguni y'umujyi wa Yerusalemu, nk'uko waba uri mu mujyi wa Kigali hariya, ngo ashaka ahantu niba twahitamo mu biryogo cyangwa hejya gukodeshaho icyumba, ahantu batazabamenya bajya kwihishayo. Ariko ndagira gutangariza inkuru ikomeye. Yesu amaze kuzuka yakoze ibintu 12 bikomeye, ntabwo byose ari bubijyemo. Muri iminsi 40 yakoze ibintu 12. Ibyo bintu 12 Yesu yakoze, yabikoze kubw'impamvu ndi bukubwire, kandi ndi bukwinginge Imana ize kugusobanura. Bitubwira ngo ni ikitegeko cy'Imana, nubwo duhanga ibigeragezo tukagira na kamere, nitutava kwizima tugakomeza kwizera Umwami Imana, tuzajya mu ijuru ku munsi w'amateka tuzaba. Nicyo bavuga. Undi musore wa kabiri wari wambaye imyenda yera ni Eliya. Eliya murabuzi, amaze gukubita abahanuzi barenga 1000 n'abakonikoni bose akabicisha n'inkota n'iki, nawe bezamuwe n'iganga ajya mu ijuru. Niwe muntu wagiye adapfa. Bikatubwira rero batubwira iki? Muri ubu buzima ushobora kuzagira gucyuka tukimwizera, roho yawe ijya mu ijuru direct. Bikanatubwira ngo ushobora no kugerageza muri iyi si nutava mu byiringirwa, kuko ngo hagwa bava mu isezerano, nutava mu isezerano ryawe utajya n'Imana, ugakora n'ibigeragezo ukavuga byuka, amaherezo yawe uzajya mu ijuru. Imana yacu iravugisha mu izina rya Data twese n'inyuma y'Umwuka Wera. Agenda n'ihanga yahawe Imana.
byagenze Imana yavuze natwe dusaba abakristo n'abaririmbyi nuko dusenga Imana ibintu byacu ikabiza ngo ubwami bw'Imana bukaza muri twebwe. Haleluya, amen. ibyo bishingiza Imana babasezeranye igihe mwabatizwaga muri abana bato mutazi ibyayo muri mero kubyisezeranye ubwanyu ko muzakora nk'uko babasezeraniye abato mubatizwa mutazi ibyayo kuzo n'igihe by'isi by'ubusa no kwibuza ibyo kose nera ry'umubiri wawe utakwita cyangwa guterwa nabyo ibyo byose Imana gatatu ishobora byose umenye ijuru n'isi umenye hasi wese umwana w'ikiragi umwana wacu wemeye n'umwuka wera ari we mufasha wacu wemeye bitondera amategeko yera y'Imana n'ibyo uzajya ubikurikiza iminsi yose uzamara ukiriho tabarwa kwacu kumirwa mu izina ry'Uwiteka izina ry'Uwiteka ntibihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose.
data twese nyirindisha abana n'abana baturuka mu ijuru kugira ngo bose bakomeze kuba babiye byose. Mana data twese nyirindisha abagaragu baturuka kugira ngo bose bakomeze kuba babiye byose kandi bajye mu kumva urugo ugiye kubwije kugeza aho uzagarukira. Yesu Kristo Data ndagushima ko wampamagariye kugukorera nyiri umwana muto cyane, none Nyagasani gutuye umutima wanjye ubwenge n'umubiri, ahari umujinya washyirwa neza, ahari ubugome washyira urukundo, ahari uburakari washyire ku munyamahoro. Nyagasani Mana, nemeye kuba umwe mu bakozi bawe uzatuma ushaka. Ndagusaba Nyagasani gukura nshinga nawe ndetse n'abantu, umwuka wera mbere umuyobozi n'umujyanama wanjye iteka, bisabye mu izina rya Yesu. kw'abana no kwigishwa kwabo no kwemera kwabo no kurahira kwabo no gusenga kwabo nangaje ku mugaragaro. Bagusaba kwakira ikirango cy'abasheshakanguhe kugira ngo kijye mu bindi biri muri diyoseze na paruwase yacu y'Akagera. Yego arimo arasaba ko ikirango cyabo cyakirwa kikemerwa kigahabwa umugisha kikagenda n'ibindi kandi njye ntabwo bireba niba mukireba amaso yanyu yaba ari meza kurusha yanjye, ariko baramutse hari icyo bakora kugira ngo kigaragare kurushaho nabyo babikora. Mwami imbabazi ntibangara kwegera beza yawe twiringiye gukiranuka kwacu, ahubwo tujya twiringiye imbabazi zawe nyinshi zikomeye, ntidukwiye no gutoragura n'ubuhungu cyangwa buri munsi y'imitima yacu yezwe n'ibiriye kugira ngo duhore muri we nawe muri twe none n'ibihe byose. Gusenga Imana Mana ishobora byose dataso mu ijuru, watamenye imbabazi zawe nyinshi Imana w'ikinege Yesu Kristo gupfira ku musaraba ngo aducungure. Kuri we hitangiye muri rimwe kuba igitambo n'icyo byuzuye inengiza rimwe gukuraho ibyaha by'abantu bose, kandi yashyizeho urubuto ruhoraho urupfu rwe rw'igiciro cyinshi, adutekera mu butumwa bwe ngo duhore turukurikiza kugeza aho azagarukira.
none data twese babe turakunyiga twitoze cyane utwumvire nitwakira ibintu waremye ari byo mukati na vino nk'uko umwana wa mukiza wacu Yesu Kristo yategetse ubutwuru urupfu rwe n'imibabaro ye kugira ngo dusabire umubiri we n'amaraso ye y'igiciro cyinshi shoboye yagambaniwemo yasitiriye mukati awushimira Imana maze gushimira Imana abamanyagura nuko ohereza abigishwa be arababwira ati nimwakire mujyeho mwese uyu n'umubiri wanjye watangiwe mujye mukora kugira ngo munyukire kandi barangije kurya asengera igikombe yishimira Imana maze kugishimira Imana agereza abigishwa be arababwira ati nimwakire mujyeho mwese aya amaraso yanjye y'isezerano rishya avuye ku bwanyu no ku bw'abandi benshi kuko ari ibyaha by'abantu bose mujye mugira gutya umurisha umutima wizeye kandi ushima amen kandi amaraso y'umwami Yesu Kristo yatanze ku bwawe nakwega umubiri n'umutima kugira ngo uzagera mu gihe budashira akira ugaruka ko ariho Kristo yapfiriye umwesha umutima wizeye kandi ushima amen uce bugufi kandi mwana wa Kristo